wikwititiza aha niho h'ingenzi. Muri Kamunziza Bob uranyumva? Yego ndakumva mwami. Yezu akwemereye guhura nawe. Abana bakoze Yesu. Cecekaho nta juru ukwiriye. Ngaho hindukira undebe. Welcome mu ihaniro rishya. Jesus! Comando, comando. Jesus! Jesus! Wikwititiza aha niho h'ingenzi. Muri Kamunziza Bob uranyumva? Yego ndakumva mwami. Urawe ikaze wagisambuwe. Yego wabandi we. reka uzabaze n'umunsi n'umwe ubu ni umahoro. Ahubwo harageze gute? Aha wahageze mu buryo bw'iburanishwa ry'ibyaha bakoze urumva? Ndi na Yesu ngenega buri heri. Marayika Gaburiyeli n'uburya se komera. Nawe komera. Kandi ufite ikibazo. Oya nta kibazo mfitanye ahubwo wamfasha nageze hano gute? Inzoga yanjye yamenetse gute? Njyewe ikote nari yambaye none ntaryo mfite nageze hano gute njyewe? Aho ugeze kandi uhagaze ni ku marembo ya mbere y'ijuru. Amena ni ubwa mbere nari ngeze ku marembo y'ijuru. Burya inzira ya mbere ni iyi ngiyi. Iyi niyo nzira ya mbere mugera abantu mu ijuru banyuzemo. Yego niyo. None ikote ryanjye kuba yiyambaye ririhe? Byibaze wowe ubwawe kuko waje wanyweye inzoga. Reka ntabwo njya muri inzoga. Yari icupa mfite. Nta n'ikibazo mfite. Subizi ko ari wowe wiyita Bob wa Nyagatare. Rero uyu munsi wagiriwe amahirwe yo kubona ijuru. Amena! Ubujya bw'ijuru. Cyane rwose nibyo. Haleluya turyata. Ubwire kuyaita turyata. Yesu
ndaje gusa hari ibyo ugomba gukurikiza. we Nubikora urarijyamo. nta kibazo. Icya mbere ni ukujya witabira gusenga kandi buri munsi. aha Icya kabiri ni ukwitondera inzira zisigaye. aha Gatatu, kumenya imirongo yose ya Bibiliya. aha Kane ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu ndamwemera pe, na Bibiliya ndayemera, na n'umuntu yigeze bamukira uvuga ijambo ry'Imana do n'ukuri kw'Imana nta kibazo mfite pe, n'ukuri ntabwo nahemuka kuva njyewe nakoze neza nkiri ku isi, mundeke ngere ku marembo ya kabiri amahoro, nibiba ngombwa tuzicarana tubona oya nako wapi, nibiba ngombwa tuzicarana tubona agakoma nta kibazo. Interview urayizi? Ejo yasuzuguye umuntu ku rwego rukabije. Dore amashusho y'uwakubazaga. Muraho neza abakristo bavandimwe. Rero uyu munsi kuri Nziza Bob twabateguriye umutumirwa w'umunsi kugira ngo aze atugezeho ijambo ry'Imana, dore ko kuba muri iyi si utiyambaje Imana ntabwo byashoboka rwose. Tuba dukeneye iyo migisha kugira ngo twirinde ibintu by'impanuka by'ibisitaza mu nzira, kugira ngo ubuzima bwacu twe kubushyira mu kangaratete. Rwose yatwegera tukareba uko yatubwira akaduha n'ubuhamya. Ikaze musore wanjye, uze ubitugezeho rwose, utubwire n'igihe watangiriye ijambo ry'Imana n'icyo rigufasha mu buzima busanzwe. Tuguhaye ikaze. Tebuka, humura ugeze mu biganza by'Imana. Wiriwe neza? Wiriwe neza? Mwazuto vipi zao? Akantu dushaka kukubaza igihe watangiye gukora Imana nicyo byakugejejeho kugeza aka kanya. Yango Imana mubuye buryo, ngo Imana vipi? Vuga icyo ushaka twikomereza imihanda. Nzi ko Imana yagufashije ikakugeza kuri byinshi, ikakuvura bwa bumuga, mbese ukaba umeze neza muri ubu buzima. Ako brother ufite sensi, ubwonko bwawe burakora bimeze bite? Ese ko mbere ushaka kuba pasiteri byaje guhinduka? Ibyo ibya Kayizari babirekera Kayizari. Vipi njyewe urambura ndi gutarasa ukaza umbaza ibyo by'Imana? Yewe ndi Yesu Kristu ushaka ngufashe iki? Ese ko naherutse? Wari mu biki ko mbona ari gukamera? Sinaherutse bakwambika ikamba we? Ndakubaza mu Gifaransa baravuga ngo ayasikiyu, uriya ari gukamera ibiki? Rwose twashakaga ngo se nkaho tuyobora mu ijambo ry'Imana, nta bindi Urakanu nuko mudufatirana kwa jina la Yesu. Bro ndi muzima apana nuka koze iyo mizirizo mu cyaci kuzoga yanjye. Ngibi uzabireke n'ibiyobyabwenge rwose. Bwarabuze wowe. Ibaze kuza kumfata amakuru utaranguye n'agafa. Vipi zawe? Iki ni ikiyobyabwenge time bro. Oru kuniza time is money. Royizwa cyangarico mu. None se kumbona warahindutse cyane byatewe n'iki? Ubwo ukaraba cyane ushaka kuvuga ibikugeza ngico muweshyira cyangwa Imana nizabikubaza se? Tuzawira imbazi ijumbaza n'ico muweshyire bro. Gira umurongo watubwira wo muri Bibiliya wagufashije kuba kiri ku isi ugihumeka umwuka w'ubuzima. Niyo mwarimu yacaga ku kibaho ntabwo yibuka urambaza iyo muri Bibiliya. Yewe reka nkubwize ukuri, niba ari ibyo byawe bijyanye na Bibiliya, buri munsi uzenguruka karitsiye n'amavarisi y'ibitabo wariya ushaka ikivipi wowe utafitira amafaranga. Kwa nini wowe uzawufatirana abari mu munezero ngo umurongo kwa nini? Waretse ibiyobyabwenge ndakubwira ngo sizanye ukora muri karitsiye uri gufata amakuru y'iby'Imana. Ibya Kayizari mu bihaye Kayize toka Imana izagutwika. Murandure wa mabikewa toka. Imana izagutwika rwose hinduka. Yazatwike bene wanyu wa mushange.
cyane rwose. Samahani basi, samahani, ariko intumwa zanyu muzazohereza nazo zisa nk'amabandi. Reba biriya shati n'iy'abakirisitu, reba iriya mikoro kandi interview yabaye na bavuye nabi. Ubu umuntu ukora ijambo ry'Imana yitwaza biriya mikoro. Je ne sais pas le peuple de Jema. Wa mugani ibyo uvuga bifite ireme. Yezu akwemereye guhura nawe. Urakoze Yesu. Ceceka aho nta juru ukwiriye. Ngaho hindukira undebe. Welcome mu ihaniro rishya.